Yes, urugendo rwacu rwo gutembera uturere 30 twose tugize u Rwanda turutangiriye hano mu karere ka Rulindo. Ni urugendo cyangwa tuwa twise dutemberane 30 tw'u Rwanda. Of course ni wumva uhita umenya ko nyine ari uturere. Ni uturere 30 tw'u Rwanda tugiye gutembera, tugiye kubatembereza gutemberana namwe kuri Today 250 tugenda tubereka ibintu bigiye bitandukanye. Uru ni urugendo ruzibanda ku ngingo eshatu nk'uko twagiye tubibabwira. Ingingo ya mbere ni ingingo y'ubukerarugendo cyangwa gushishikariza no gukundisha abanyarwanda urukerarugendo bw'imbere mu gihugu, no guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ingingo ya kabiri ni ingingo yo kureba ese bimeze bite urubyiruko, amahirwe ahari muri utwo turere na yahe. Amahirwe ari muri utwo turere yaba yo kwihangira imirimo, yaba yo kubona akazi, yaba yo gutera imbere, yaba yo gushora imari. No gushora imari nabyo birimo, kuko utu turere twose tuzajya tugenda tukwereka ahari amahirwe, aho ushobora gushora imari. Ari abantu bumva gushora imari bakagira ngo bisaba kuba uri umunyamahanga gusa uvuye hanze uje mu gihugu. Hoya, nawe usanzwe ukorera business zawe i Kigali, ufite ubucuruzi ukorera i Kigali, dushobora kukwereka akarere runaka wareba amahirwe ahari ukabona birashoboka ko wahafungura irindi shami, ibintu bigakomeza kuzamuka, business yawe igakomeza gutera imbere. Ntago abashoramari ari abanyamahanga gusa. Tuzajya tubereka ahari amahirwe y'ishoramari muri utu turere. Ese kwihangira umurimo ku rubyiruko byifashe gute? Ese kubona imirimo cyangwa gusaba akazi byifashe bite? Iyo ni ingingo ya kabiri. Of course ingingo ya gatatu kwidagadura nabyo birimo. Tuzajya tuganira n'urubyiruko turebe uko rwidagadura. Ese impano zabo baziteza imbere gute? Ese babifashwamo gute? N'ibindi bigiye bitandukanye. Ahantu nyaburanga hose hagiye hatandukanye muri utu turere tuzahagera tugenda tukwereka ahantu nyaburanga, ahantu hafite amateka agiye atandukanye, ahantu hari ibikorwa remezo, iterambere ry'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biri muri utu turere. Byose tuzagenda tubirebaho, tugenda tukwereka uko bimeze. Icyo tugusaba rero ni uko utajya kure. Twitwa Today 250. Nimba ari ubwa mbere utubonye ntugende udakoze subscribe aho hasi. Nge nitwa Iva Eritier, kuri kamera Wilson arahabaye, ndetse na content director wacu hariya ku ruhande n'abari kugenda bikurikirana neza cyane 5 kuri 5. So mu gutangira rero reka dutangire dusaba ibi bimeze gutya. Tugiye kuzenguruka uturere 30. Ni ibintu bitoroshye, ariko mu by'ukuri utwo turere twose ntabwo tutuzi 100%. Turasaba ba PR bo mu turere, nyaboneka mudufashe, mutworohereze, mutwereke nyine ibyo bintu dushobora kwereka abanyarwanda. U Rwanda ni rwiza, u Rwanda ruri gutera imbere umunsi ku wundi, u Rwanda ruri kugera ku rwego ruhambaye umunsi ku wundi, ariko ibyo bikorwa byose ntabwo tuzi ahantu biherereye neza. Mudufashe ba PR bo mu turere, mujye mutwumva nyaboneka, ubundi twikorera utuntu twacu. Hanyuma abandi bantu dusaba namwe, abaterankunga, abacuruzi, abikorera, abantu mufite business zigiye zitandukanye ziri muri utwo turere, nyaboneka namwe muturebe ijisho ryiza, kubera ko ndatekereza ko niba ufite business umupira branding company yawe cyangwa product yawe ntako byaba bisa. So abikorera, abacuruzi n'abandi mwese mutuye muri utu turere tugiye dutandukanye, mujye mutureba ijisho ryiza nyaboneka, ubundi tubafashe, dore ko bavuga ngo wabuze muranga yaheze kwa nyina. So urugendo rero turarutangiye. Ni urugendo tuzamara hagati y'amezi 3 na 5, bitewe nuko ntabwo uturere twose tungana. Icyo ni icyambere, kandi nanone ntabwo uturere twose dufite ibikorwa bingana ku buryo twavuga ngo tuzajya tuhamara iminsi 3 cyangwa 2 muri. Hari byashoboka ko tumara umunsi umwe, bitewe nyine n'ibiri mu karere cyangwa ibikorwa cyangwa content twabonye ziri muri ako karere. Niyo mpamvu duteganya ko ari urugendo tuzamaramo hagati y'amezi 3 kugeza ku mezi 5. So murumva ko ari ibintu byahatari rero. Ni ibintu byahatari. Turabasaba support yanyu, mudufashe tuzabane muri uru rugendo, mudushyigikire, ubundi tubereke ukuntu u Rwanda ari rwiza. Ntabwo buri gihe tuzajya dutegereza ko abantu bavuye Kantarange cyangwa mu mahanga ukuntu u Rwanda ari, cyangwa baza kutubwira
ukuntu u Rwanda ari rwiza. U Rwanda ni rwiza, tugomba kubyivugira, dushobora no kubibagaragariza ukuntu hameze. Niyo mpamvu twahisemo rero gukora iyi tour. Tuzazenguruka uturere 30 twose tw'igihugu. Ubu turatangiye, aha turi ni mu karere ka Rulindo. Mu kanya tugiye gutemberana Wilson, tugende tubereka ibintu bigiye bitandukanye biri muri aka karere. Hanyuma uyu murenge tugiye guheramo ni umurenge wa Shyorongi. Ni umurenge wa Shyorongi, nawo uri mu karere ka Rulindo. So ntujye kure rero, gumana natwe ubundi tugende tukwereka uko bimeze hano mu karere ka Rulindo, by'umwihariko muri uyu murenge wa Shyorongi. Hanyuma ejo nabwo tuzakubwira undi murenge, tukubwire n'ahandi bitewe n'uko PR cyangwa ababishinzwe muri aka gace bazajya bagenda batudirectinga cyangwa badufasha kumenya ahantu nyaburanga cyangwa ahantu hari amateka agiye atandukanye, ahantu hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ahantu hahurira urubyiruko, ahantu dushobora gusanga urubyiruko, ahantu dushobora kubona imishinga y'iterambere igiye itandukanye, ahantu dushobora kubona abantu bihangiye imirimo bakatuganiriza uko ibintu byifashe, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi mihanda yo muri Rulindo. Byose ntujye kure, wowe gumana natwe gusa. Nibidukundira ku musozo wa buri karere, ku musozo tuzajya tuba turimo, twifuzaga ko banyakubahwa ba PR mutwumve, twifuzaga ko twazajya tubona umuyobozi byibuze umwe, yaba meya, yaba ushinzwe affaires sociales, yaba ushinzwe, byibuze umuyobozi umwe mu karere akatuganiriza, akadukorera samari ku byo tuzajya tuba twagiye tubagezaho muri ako karere kose. So bayobozi mudufashe mubyumve rwose, kuko twese ni gahunda yo guteza imbere igihugu no kugaragaza isura nziza y'u Rwanda. Niko biba bimeze, ko iwacu ni heza, turabyemera, n'iterambere rihari rwose turaryemera, nta urishidikanyaho. Iki ni cyo gihe rero kugira ngo tubi boosting, n'abatabyemera bazakorwa n'isoni. Niko bimeze. So twifuzaga ko rero ku mpera ubwo tuzajya tuba turi gusoza mu karere tugiye kujya mu kandi, twazajya tugirana akaganiro kagufiya n'umwe mu bayobozi bo muri ako gace, ubundi ibintu bigende fresh cyane. Nitwa Iva Eltsen, ko nabikubwiye, Wilson ari kuri kamera. Ubundi reka dutembere muri uyu murenge wa Shyorongi, tugenda tureba uko byifashe. Twababwiye rero ko twatangiye urugendo rwacu turuhera mu karere ka Rulindo, by'umwihariko mu murenge wa Shyorongi. Umurenge wa Shyorongi ni munini. Umurenge wa Shyorongi, mbere yuko tuwujyaho reka tubanze tugaruke ku karere ka Rulindo ho gatoya. Akarere ka Rulindo ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru. Akaba ari akarere gaherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali. Aka karere gaherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali. Ni kamwe mu turere twegereye cyangwa duhana imbibi n'umujyi wa Kigali, kuko akarere ka Rulindo gahana imbibi n'akarere ka Nyarugenge, Gasabo, Kamonyi, Gakenke, Burera ndetse na Gicumbi. Aka karere gafite imirenge 17, kakagira utugari 71, kakagira imidugudu 494, kakagira ubuso bwa kilometero kare 567. Aho ni akarere kose muri rusange ka Rulindo. Hanyuma ku imibare dufite iheruka, ni imibare yakozwe muri 2023, igaragaza ko aka karere ka Rulindo kari gatuwe n'abaturage 360 n'abantu 144. Ariko aho hari muri 2023, ubu ngubu ntago turamenya update, wenda nitubasha kubona umuyobozi wawo tuvugisha azatubwira byimbitse wenda uko imibare yabihagaze ubu ngubu. Hanyuma muri icyo gihe imibare yagaragazaga ko kubijyanye n'imiturire hari ubucucike bugera ku bantu 635 kuri kilometero kare.
ibyo ni imibare yo muri 2023. rero aka karere ka Rulindo murumva ko ni akarere kanini, kanini nubwo wenda atavuga ko karuta utundi turere, ariko ni kanini, karimo ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero aka karere twahereye, of course birumvikana ntabwo akarere kose twahita tukageramo aka kanya, ntabwo akarere kose twahita tukageramo aka kanya, turagenda duhera mu bice bigiye bitandukanye. Iki gice turimo aho muri kureba Wilson arimo arabereka ku mashusho, ni ahantu bita mu murenge wa Shyorongi, ariko mu gace bita Nyabyondo. Ni mu murenge wa Shyorongi ariko mu gace bita Nyabyondo. Ndahamya ko atari ubwa mbere ushobora kuba wumvise iri zina mu matwi yawe, cyangwa se si n'ubwa nyuma, ibyo ari byo byose wumvise ahantu hitwa Nyabyondo. Iyi Nyabyondo rero ni kamwe mu duce two mu murenge wa Shyorongi. Impamvu twahisemo guhera hano hantu Nyabyondo ni ukubera ko aka ni kamwe mu duce turi gutera imbere cyane cyane ku muvuduko uteye ubwoba. Ni kamwe mu duce twegereye umujyi wa Kigali. Murabizi ko umujyi wa Kigali uri kwaguka kubera iterambere riri kugenda rikwirakwira rigera ahantu hose hagiye hatandukanye. Rero uduce dutandukanye duturiye cyangwa duhana imbibi n'umujyi wa Kigali, nabwo iterambere ryagiye rihagera ku buryo rwose abantu ubona ko ariho umujyi uri kugenda ugana. Urugero ibice bya za Nyamata, za Kanyinya, naho ku Kanyinya yo ubu deje muri Kigali ko ni mu karere ka Nyarugenge. Hari mu bice bya urenze Kabuga werekera ujya iburasirazuba, za Muyumbu, ku Muyumbu, n'ibindi bice bigiye bitandukanye, za Ruyenzi. Ibyo byose ni ibice bihana imbibi n'umujyi wa Kigali, cyangwa amakaritsiye aturiye umujyi wa Kigali yateye imbere ku rwego rwo hejuru. Rero iyi Nyabyondo nayo iri muri Shyorongi, iri mu murenge wa Shyorongi, ariko ihana imbibi na Kigali, kuko kuva Nyabugogo ugera hano Nyabyondo ni hafi cyane rwose, ni hafi, nta n'iminota 20, ntabwo irenga iminota 20 uri mu modoka uri kuza hano. Ngira ngo muragenda mubona byinshi, turagenda tubibaramburira mugenda mureba uko Nyabyondo hameze. Turaza gushaka n'abantu nyine bagerageza kutubwira impamvu hiswe Nyabyondo, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko urugendo rwacu uyu munsi turuhereye ahitwa Nyabyondo. Ese Nyabyondo uri kubona ariko ukuntu hameze? Uri kuhabereka fresh Wilson. Nyabyondo, iyi karitsiye ni imwe mu makaritsiye yegereye umujyi wa Kigali, ari gutera imbere ku muvuduko udasanzwe pe, ku rwego ruhambaye. Turaza kukubwira, we gumana natwe gusa turakubwira ibijyanye n'ibiciro by'ubutaka aho bigeze muri aka gace. Ngira ngo kubona ko amazu yaho ni ibisenge, ni ibintu by'ibisenge, ukuntu umuntu udashoboye kubaka kadastre rwose ahangaha ntabwo afite umwanya ahari. Kadastre cyangwa izindi nyubako zigezweho nizo ziganje muri aka gace, na cyane ko ubona ko n'inzu zikiri nshyashya zose, nyinshi muri zo hafi 90 amazu mashyashya gusa. Niyo mpamvu ubona ko abantu benshi bari batuye mu mujyi wa Kigali bari kugenda bava mu mujyi rwagati bagenda bajya mu nkengero. So mu nkengero rero bari kugenda bajyamo zigiye zitandukanye. N'aha Nyabyondo naho murabona ko barahatatse, hameze neza cyane. Wowe gusa ntujye kurebana natwe, twitwa Today 250. Nimba ari ubwa mbere tubonye, kora subscribe. Nimba kandi waramaze kuyikora, reka tugushimire tukubwire ngo warakoze cyane. Ahasigaye bana natwe ubundi iyi niyo channel wari usigaje gukoraho subscribe, ubundi ukaba umusirimu byuzuye.